Hano ni ikibazo cya cumi. Ikibazo cya cumi kirabaza kiti nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire wagira? Ese wowe ugeze hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire myiza wagira? Muraho neza, nongeye kubasuhuza buri mwese abakurikiye TGM TV, ndabashimiye buri mwese kandi mwakoze subscribe, like, share n'amakomenti, kandi nawe ugiye gukora subscribe nawe ndagushimiye. Iyi ni channel ibagezaho bimwe mu bibazo bikunda kubazwa mu kizami cya provisoire ndetse n'ibyapa byo mu muhanda. Mbere y'uko dutangira, ndabibutsa gufata agakayi n'agakaramu kugira ngo mwandike ibisubizo bireba amanota mwakugira muri iki kizamini. Hano rero ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Ese nkaho uri umuyobozi w'ikinyabiziga imbere yawe hari ikinyamitende, ni iki wakora hano ushaka gukatira iburyo nk'uko bigaragara muri ino shusho? A. Uza uhora umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B. Kata ihoni imbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye. Hano urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Uza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo, cyangwa ni B. Kata ihoni mbere y'umunyegare. Ese ni C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye, cyangwa ni D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye. Ubu hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. Ikintu umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo, igihe umunyegare kuri imbere gutya yagutanze kujya hafi muri iri koni, ni ukumwemerera agakomeza inzira ye. Hano ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Ese nk'uko twabonye ibyapa biburira cyangwa se ibyapa bya mpande eshatu, ukibonye mu muhanda kikubwira iki? A. Hagarara utegereze amabwiriza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kukireka ukaguma ku muvuduko ufite ugakomeza. D. Hagarara kuri iki cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Hagarara utegereze amabwiriza, cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ese ni C. Kukireka ukagumana umuvuduko wari ufite, cyangwa ni D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye, nk'uko twabibonye icyapa cya mpande eshatu kiraburira. Niyo mpamvu umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Hano n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo imyasa? Ese ni iki wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora mu gihe uhuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyasa? A. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gishoboye kugenda. B. Mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda, cyangwa ni D. Mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Ese ni C. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, cyangwa ni D. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora mu gihe uhuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyasa? Hano igisubizo ni D. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara.
icyo umuyobozi yakora ni ukugabanya umuvuduko, akaba yakitegura kuba yahagarara. Nicyo umuyobozi yakora. Hano ikibazo cya kane kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka yakora iki? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ageze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa se adakora yakora iki? A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. C. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. D. Gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Ese hano rero igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, cyangwa ni B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. Ese guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe, cyangwa ni D. Gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Hano ni ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiragira kiti igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, nk'umuyobozi wakora iki? Ese igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, nkawe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Ese ni C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, birumvikana ko nk'umuyobozi uba ugomba guhagarara. Hano ni ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? A. Ugomba kuzinyuraho zombi. B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. C. Ibyapa by'aho ageze ntibimwemerera kunyuranaho. D. Imbere hari inzira y'abanyamaguru. Hano rero ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ugomba kuzinyuraho zombi, cyangwa ni B. Byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Ese ni C. Ibyapa by'aho ageze ntibimwemerera kunyuranaho, cyangwa ni D. Imbere hari inzira y'abanyamaguru. Hano rero ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike tudatinze hano igisubizo ni B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba imbere ye. Nk'uko mubibona uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri inyuma y'imodoka ebyiri, ntiwabona uburyo bwiza bwo kureba imbere yawe. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Hano n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Ese mu gihe hari ibihu nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni ayahe matara agomba gukoresha? A. Amatara akamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B. Amatara
amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma? C. Amatara magufi? D. Urumuri rusanzwe? Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi? Cyangwa ni B. Amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma? Ese ni C. Amatara magufi? Cyangwa ni D. Urumuri rusanzwe? Ese wowe hano urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Amatara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Igisubizo ni A. Ndasaba mwebwe mutari mwakora subscribe kugira ngo buri uko dusohoye video bijye bihita biborohera kuba mwazibona, ndetse nimba mwakunze n'ino video ntimwibagirwe gusiga like. Hano ni ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Ese hano ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? A. Agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C. Gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D. Gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Ese hano wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga? Cyangwa ni B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi? Ese ni C. Gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda? Cyangwa ni D. Gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare? So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano icyo umuyobozi yakora, igisubizo ni B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Igisubizo ni B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Hano ni ikibazo cya cyenda. Ikibazo cya cyenda kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Ese hano umuyobozi w'ikinyabiziga ahuye n'ishyo ry'amatungo yakora iki mu nzira nyabagendwa? A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese wowe hano urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke? Cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi? Ese ni C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka? Cyangwa ni D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi? So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Hano n'ikibazo cya cumi. Ikibazo cya cumi kirabaza kiti nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire wagira? Ese nk'uko bibona uri umuyobozi w'iki kinyabiziga, imbere hari umuyobozi w'ipikipiki, ni iyihe myitwarire wagira? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. So hano urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari? Ese ni C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza? Cyangwa ni D. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari? So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Wandike
Hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza, kuko nk'umuyobozi w'ikinyabiziga umumotari hano agomba kuguha inzira ugakomeza inzira yawe. Tudatinze n'ikibazo cya cumi na rimwe. Ikibazo cya cumi na rimwe kirabaza kiti ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Ese ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? A. Igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. B. Igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. D. Keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Ese hano wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye, cyangwa ni B. Igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Ese ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora, cyangwa ni D. Keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Bandike hano igisubizo ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Nicyo gihe amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa. Igisubizo hano ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Hano tudatinze n'ikibazo cya cumi na kabiri. Ikibazo cya cumi na kabiri kirabaza kiti gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Ese gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? B. A. Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. C. Baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. D. Ntacyo bibabangamiraho. Ese hano urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo, cyangwa ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Ese ni C. Baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe, cyangwa ni D. Ntacyo bibabangamiraho. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Bandike hano igisubizo ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Iyo utinze gutanga ikimenyetso bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Hano n'ikibazo cya cumi na gatatu. Ikibazo cya cumi na gatatu kirabaza kiti ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazengurutse? Ese ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? Ese ni A. Ibumoso, cyangwa ni B. Ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. Ese ni C. Iburyo cyangwa ibumoso, cyangwa ni D. Iburyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ibumoso, cyangwa ni B. Ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. Ese ni C. Iburyo cyangwa ibumoso, cyangwa ni D. Iburyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Wandike hano igisubizo ni D. Ni iburyo. Igisubizo ni D. Nicyo cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazenguruka. Nkomeza kubasaba gukora subscribe kuri mwe mutari mwakora subscribe kugira ngo buri uko dusohoye video bijye bihita biborohera kuzibona. Hano n'ikibazo cya cumi na kane. Ikibazo cya cumi na kane kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera
inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze, gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi, agomba gukora iki? A. Kunyuranaho ibumoso. B. Gutegereza yihanganye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Kunyuranaho ibumoso cyangwa ni B. Gutegereza yihanganye. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A. Kunyuranaho ibumoso. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi, cyaba gihagaze, gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi, agomba kunyuranaho ibumoso kuko nta mpamvu yo kugihagarara inyuma agitegereje. Hano n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti icyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa kiri mu muzenguruko w'ubururu harimo 30 gisobanura iki cyangwa se kivuga iki? A. Ahatangirwa serivisi ni mu birometero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30. D. Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ahatangirwa serivisi muri metero 30 cyangwa ni B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30. Ese ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 cyangwa ni D. Naho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twandike hano igisubizo tudatinze ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30. Nk'uko mubibona ibiri mu muzenguruko w'ubururu uko byasa kose biba ari ibibuzwa cyangwa ibitegekwa. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe kilometero 30. Hano tudatinze ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Ese ugeze mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, mu busanzwe feri y'urugendo ikoreshwa ryari? A. Mbere ya buri koni. B. Muri buri koni. C. Nyuma ya buri koni. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Mbere ya buri koni cyangwa ni B. Muri buri koni. Ese ni C. Nyuma ya buri koni cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A. Mbere ya buri koni. Hano igisubizo ni A. Mbere ya buri koni. Mu muhanda ufite uruhererekane rw'amahoni, feri y'urugendo ikoreshwa mbere ya buri koni. Kuko mbere y'uko ugera mu ikoni cyangwa se ugera mu ikoni rya mbere, uba ugomba gukoresha feri y'urugendo. Yewe n'iyo ugeze mu rindi koni kuko hari uruhererekane rw'amakoni, nabwo uba ugomba gukoresha feri y'urugendo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Umuhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa mbere ya buri koni. Ndakomeza gusaba wowe utarakora subscribe gukora subscribe, ndetse mujye mwibuka mukande ku nzogera kugira ngo buri uko video isohotse mujye muhita mubona notification ibamenyesha ko hari indi video nshyashya isohotse. Kandi nawe uri kureba ino video wowe wakunze
ino videwo, ndagusaba nawe gukora like ndetse niba byiza uyisharinge inshuti zawe, ndetse bibaye byiza wakandika no muri komenti amanota wagezemo, kandi ndabifuriza intsinzi. Kandi ikindi mbibutsa kuri iki cyapa, icyapa ni uko kiri mu byapa biburira, mu byapa byo gutambuka mbere, ni mu byapa biburira. Hano ni ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti cyangwa se kiragira kiti gutwara uzungazunga mu muhanda bimeze bite? Ese gutwara uzungazunga mu muhanda ni byiza cyangwa ni bibi? A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. C. Gutwara uzungazunga mu muhanda ni byiza cyangwa ni bibi? Ese ni A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, cyangwa ni B. Ni bibi igihe cyose? Ese ni C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Cyo gutwara uzungazunga mu muhanda biba bimeze bite? Twandike hano igisubizo ni B. Ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda, waba uri umuyobozi w'ikinyabiziga, waba uri umuyobozi w'ikinyamitende, ni bibi igihe cyose. Hano n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Nkomeza kubabwira ko ibi biri mu byapa bibuza. A. Utubuye dutaruka mu muhanda. B. Umuhanda urimo amazi. C. Umuhanda unyerera. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo ari iki? Ese iki cyapa ukikibona nk'umuyobozi kikubwira iki? Ese ni A. Ni utubuye dutaruka mu muhanda, cyangwa ni B. Ni umuhanda urimo amazi? Ese ni C. Ni umuhanda unyerera, cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. So iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Ni utubuye dutaruka mu muhanda. Iki cyapa ukikibona kiri muri mpande eshatu, cyangwa se kiri mu ishusho ya mpande eshatu, ubuso bwera ndetse n'ikirango cy'umukara. Nk'uko mubibona harimo imodoka bagaragaje ko yakandagiye utubuye twatarutse ku mpande. Iki cyapa nta kindi kikubwira ukikibona, gisobanura utubuye dutaruka mu muhanda. Nkomeza kwibutsa abantu batabonye amasomo y'ibyapa, mwasubira inyuma muri video zabanje mukayareba, ndetse mwabona zitagaragara neza mukaba mwanyandikira muri komenti nkabakorera izindi video ibyapa bigaragara neza. Hano n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti ikindi kinyabiziga giturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? Ese ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? A. Ongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho, cyangwa ni B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Ese ni C. Emerera iki kinyabiziga kugutambukaho nimba imbere nta cyago gihari, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho, cyangwa ni B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Ese ni C. Iki kinyabiziga emerera iki kinyabiziga kugutambukaho nimba imbere nta cyago gihari, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hano urabona igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni C. Emerera iki kinyabiziga kugutambukaho nimba imbere nta cyago gihari. Mu gihe ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutera amatara y'urumuri rumyasa, icyo wakora ni ukwemerera iki kinyabiziga kugutambukaho
niba imbere nta cyago byagutera. Hano n'ikibazo cya makumyabiri, ikibazo cya makumyabiri kirabaza kiti mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona ikubwira iki? Ese mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga bikubwira iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, cyangwa ni B. Vuza ihoni ukomeze. Ese ni C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike tudatinze hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Kuko nk'uko mwabibonye inkoni yera y'abatabona iba irimo amabara y'umutuku ndetse n'ibara ryera. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Ndabashimiye mwese twabonye muri ino video, abantu dusuzanyije Imana ibahe umugisha, ndetse nawe wakoze subscribe, nawe wayikoze mu gihe gishize Imana iguhe umugisha, ndetse nawe wakoze like, ndabashimiye ku bwitabire n'ubwitange bwanyu, ndabakunda cyane naho muri video itaha. Ciao ciao.